papa uramuhaye faranga arakora iki koko uyu mugabo kuko nzamukorera iki w'amana kandi yavuye ahataka ko nta n'ibiciro none abonye yanywera none uriya mafaranga ntayo nabara abana none ndongera mbabeshye ko ntayo mafaranga ukaba guhaha karama mwana wanjye kaza ndagusubiza uriya muntu ni papa cyangwa nife baranubu cyangwa ni bya bindi byanyu mugenda mukajya uriya muntu ni papa cyangwa nsobanura njyane uwuhe muntu hari undi muntu we atari papa wawe se umwe tubana hano papa tubana hano nshaka kumenya ni papa cyangwa n'ubundi mugabo wapfuye nsobanura njye uriya ni papa wawe papa ni uriya nta wundi mugabo nigeze uriya niwe ubabyarana be barumuna bawe nta handi hantu nagiye umwana w'ubyibuka mfite imyaka ingana 18 18 bivuze ngo ndakuze mu bitekerezo maze gukura nyine nabaye umuntu w'umugabo nanjye natekereza ibijyanye n'urugo rwacu birumvikana mwana wanjye nose ku ishuri ejo bundi batwirukaniye ibiceri turuwasa by'ibikopo ndagaruka ntiyayamba ibyo si ikintu cyumvikana ejo bundi bamutumiye mu nama ntiyazi urumva uwo muntu ni papa ni umuvandimwe ni inshuti se tubyita iki nawe mfasha umbwira unsobanure icyo nagufasha ni papa wawe kandi iriya myitwarire nanjye mbonye yize vuba ntabwo ariko yari ameze kera tukimenyana ari umugabo mwiza ariko bigeze aho ankura mu kazi agira gute niko ubona ibintu byose bisigaye bizamba ariko ndaza kumuganiriza papa wawe hari igihe nanjye nsenga Imana nkabona bizahinduka ariko ntumwibaze niba ni papa wawe ufite ukimubaza nka so ntakimubaza ishuri biba byabaye ingaru ibintu byose ni ingaru ubundi bye hari ikintu nshaka kwibaza reba barumuna banjye bari mu mihana bari gushaka ibyo kurya bagiye gusabira njyewe ibintu ndanabira ubundi kudashaka akazi bimeze bite ndi kugashakisha muri ibi zakimu uwo yagiye ugashaki yose uzaguma wicaye hano ibyo bintu birakomeye burya akibageza kuri uru rwego rwo kujya mbaza ukuntu papa y'imyitwarire n'uko atari papa we gusa wa mubyeyi w'inshuti yanjye nawe ndaza kumuganiriza n'indi icyo azafasha kuko ndabona ibintu bikomeye mwiriwe abana mwiriwe papa Keve noneho urongera utashye wasinze bitwaye iki ntacyo bitwaye ko ntayo wawe ujya umwana agusanze mu kabari wabaye gutya ahishije ahubwo wasize amafaranga se igihumbi umuhaye mu bana bane igihumbi we cya ubu zonyweye ni amafaranga wanywera angana iki wagira ngo umuhangahe papa Keve nyamara urananiye papa Keve urananiye wa mugabo uzi ko abantu bageze kumbaza nimba ari papa akazi nawe dume ibigambo nyamara urananiranye papa Keve ugire kwanga ko njya mu kazi ugire no kugira nayo ukorera sinyabona nyamara wa mugabo we sinzi ikibazo ufite umugore ari hehe
ushyuhe. Sheri. Se waje. Naza sha. Wiriwe neza. Amakuru ma. Umeze neza? Ndaho. Wiriwe ute se mu kazi? Shani neza, ndaje ndakubura. Narindi hafi ariko. Narindi hano hafi. Ako kuri gusa neza ra. Se ni cyane. Yes we. Noneho ndagukubita 500. Ujye muri salo. Izina ry'Imana. Rega ndakora. 500 yo muri salo se? Cyane. Oya. N'eshatu nazi gukajya muri salo. Nagiye muri salo yo kwa Murukore. Nibo bankoreye gutyo bireba. Surabona ari cyo bitwaye? Kirashaka. Ana ntacyo bitwaye. Imana yahaye umugore mwiza rwose. Ubundi ni wowe reka. Uza amafaranga natanze. Si byarumbi 600 aharira ndagusegeye. Hasigaye 1000. Koresheje ku 5,000 byonyine. Ubu niyo mpamvu batagusize neza. Oya. Yubaha nk'ibihumbi 15. Ibi birahagije. Ntabwo ari ngombwa. Ariko sibye nyine ko bifitiye umwimerere ubwiza. Ariko ndashaka no kugura agasaha. Baturebe ndetse no Noreba. Ko ni nziza. Nziza pe. Umugore mwiza rwose. Usibye ubushyuhe se shahu. Yari ukubera ko ndashaka kuzagura akabando. Kibazo twaguze. Ko ngiye kuzabona amafaranga se? Ngiye kubona promotion se mu kazi. Bitwaye iki se? Mukambekeye. Ayiwe data we. Niriwe neza ari kuri munsi. Nta kibazo pe. Se nta nyota ufite wakwakira amazi. Wabimenye. Tumva ntazi imihogo iki. Halo? Mukecuru wiriwe? Amakuru nyine ni make by'iki gihe. Ahubwo ikindi aje ishinga nshaka kumenya ko uri mu rugo nagushakaga. Ni hahandi se hafi n'urugo hahandi kuri ya sambu yawe yegeranye no mu rugo hepfo yaho gatoya. Ni amahoro nimba ari hurira kanza ngo nkurebe nukuri nkurebe nkuganirize ibyanjye byose atari kuri telefoni reka amage. Yes bro. Uraho neza. Amakuru ni meza turaho. Nta mahoro twaraburanye. Ameze neza. Ese umuntu aza no mwikaritse ntunamwakire. Ndi mu rugo dore naje muri ya karitse uyituyemo n'undi. Yambaye. Kwa wakata reka mpageze nahageze byanga usa n'ukwezi kurashira. Ahashwe sinzira ngo mufatira hehe agacupa reka da ntago mpazi. Cyagihe. Ni butike ya mbere bana. Umva se wajya ngo warubizi nubwo nanjye ntaye nyiva mu kazi. Muvanda urakoze cyane reka nze reka buriya ngo abadapfuye ngo barahura. Ni ukuri kw'Imana nanjye ndishimye kuba nshanze umuvandimwe mu ikaritsiye. Urakoze cyane. Ko sheri. Ni rwamaye. Watike. Rwamaye arambwira ati waje tugahurira hano haruguru hajya kwa Miriam hano haruguru ngo arakabutike ariko sinahazi niyo yayo. Ariko mwe kubera mwirwa mujya guhahira ibitoki n'ibirayi buriya urahazi. Aho sindahagera hirya hariya kwa Bamurokore.
aho ngaho ntabwo ndahagera. ubwo ni uko ariho mwisukishije. Ubwo ugaguhamagaye aka kanya ari uko ugeze mu rugo ubwo ugiye kugenda. Ugiye kugenda. Oya. Ahubwo mpezo kagashati. Oya. Nese ugiye ibiryo byari bigiye gushya. None uragiye. Mugore mwiza. Ubu ubu ngubu uragaruka ryari? Oya, ntabwo mbikwemereye. Uvuga ngo wumva we n'ubwo wasanga umwitiranyije nkaho cya kibungu bita ngo niba ari gifuro. Niba ari gafuro numvishije. Si ubwo ntabwo baba bari kumwe. Ko numvishije ko nawe atuye mwino karitsiye. Uko mbona gutya njyewe. Ko numvise gafuro ngo agire imico mibi. None yazakwanda. Nagufata nabi. Niyo mpamvu ujye guhumba 500 ukazajya uhora muri salo. Ibyo by'ibihumbi 500 kwizera ry'Imana tuzabiganira. Ariko uwo muntu uguhamagaye ukaba ugiye utanariye. Uvuye mu kazi ko kwaka kanya. Kansubizemo aka gakweto. None sura banguka basi. Ntabwo ntinda urumva. Ntabwo ndi burye nakubonye. Umura. Kibazo. Reka nze muzana agashati ushyiremo ariko ubanguke uzirikane ko nanjye narya nakubonye. Ntabwo ntinda ko ubure mwabaye muti. Niba nkubwiye ko ngiye guhura n'umugabo mugenzi wanjye. Ubwo nawe ubukigera aha ngaha umuntu akigukumbuye umuntu arahamagaye uragiye use kuko. Ihangane. Ariko ntabwo byari byo. Urumva bamaye ni inshuti yanjye. Ndabyumva. Ko noneho duhuriye mu ikaritsiye urumva. Ntacyo genda umwumve. Nimba ndashaka no kuntama agacupa kamwe. Ariko banguke ntacyo. Madam, ndabizi ndagukunda sibyo? Simeze neza? Ndagukunda mugore mwiza. Ndaje ntabwo ntinda ariko ntutinde. ushobora no kuza unkasanga wacakiye n'agacupa kamwe buriya nta kibazo. Nta kibazo ngaho. Sawa. Tebuke. Uriya umugabo ugeze aha ngaha aka kanya ataranaruhuka ataranarya. Hagiye telefone ziramuhamagaye. Ubura ntagiye guhura na gafuro koko. Bana yanjye yazahinduka nka gafuro nabigiye. Oya ariko Imana yabyemera. Kantegereze ndebe ubwo ambwiye nijeje ko ari bubanguke reka ndebe. Yewe kanjya kwirebera imvange yanjye itaza kuvaho inashirira. Ndindira umugabo. Adeli, ndasaba dusubire mu bya nijoro. I can't believe it. Turi kumwe twibye. Umva mbwire. Man, namwe ibyo ndimuze bati cyaza kuno heza. Umva cyakoze ubundi niwe wanjye mukunda kubi. Byagenze bite siko naherutse mugenda mukansiga byagiye kugenda gute? Twagiye nyine tuvuga amafaranga y'ijana. Tugeze imbere. Anje kunyiza ibiceri bya 50 ngo 40 ngo rana ngo ntabwo 50 si muri Kigali yakishyuriza. Ego aho mugabo. Ngo hariye ibintu nk'ibyo hambwa ati nakwitaho ngo reka mwumvise nkanye ngo ndimenya kusanya ngo tukira. Ndada hari. Tugezeyo anyeruka ngo rero nyina pine ari position 5. Dukora ibyo dukora. Bro. Ndangije tukurenyije tutorete gakeya. Tafata telefone, tereza ibindi. Fatara muri no waya kandi twese nyine afite ikibara mu bijana nayo ndakatero umwana w'abana tagiye ko byari show bro ntago bizo ugere kumiga sheri yasote yiruka no hari abore nyine nahise nihesha ndamureka caho yambaye sume yambaye silipa ako na set none mbaza ngo yarakoze kamwe kamwe twaye gutuma kwirukanka cyane amafaranga yo warari gushaka nyine urumva rese nibombe ahubwo wamwibye make kuki utatwaye yose barambwiye ko umusubije muri pira turasohoka umva turagenda rwose cyandumva nani ako kiriya kigabo disi ni ikinyabwenge gifite ako hanyuma yaragiye kuza kudusura wa mushiti wacu mana yanjye bagiye kuzana za nduru ziwe ngo sinzi ngo nitukajye tunywa inzoga ese barabona i Kigali umuntu bamurirwa ryamye nta n'akazi dufite ubusa arabona i Kigali tuzayibamo bizi ko ndibuka mushimire bro yibeshya bizana arabizi ko nta mikino umva nuko umubwiza ukuri ahubwo nazana tugarukire mu nzu nuko umubwiza ukuri oya ntabwo ibyo bizana
musubize se karizo namora tugira ngo dore ngo nese ubundi ari igihe umuntu batazamuvuga umva ahubwo mbabare kuko ndi kuba mu kanya kwishokera ngo waraje wa mukobwa siko mutuza mutabishakara amakuru yanyuze nicare hano se amakuru yawe ni meza meze neza nawe ndashima Imana none se Sari. nari mvuye ku muhanda ariko nciye hano hirya numva ngo hari abakobwa bagiye gufunga ndavuga ni ntabwo naca ku irembo ntababajije niba atari mwebwe aba bakobwa se baba bakoze iki hari amakuru baba wumvishe uwo mukobwa ngo ibihumbi 150 ngo yari ajyanye n'umugabo iwe ngo none yamwibye amafaranga none ubu ngubu bari kumuhiga ahubwo yaba ari muri mwebwe n'ukuntu mpora mbabwira ngo mureke kuzajya mujya mu kabari Are you crazy? Uri muzima cyangwa? Rwa nta bwenge mfite muri jewe. Intege. Warasabye. ahubwo se kubera ikitekereje ko ari Okay. abakobwa dutuye hano It's me. Ninjewe noneho. Ariko ndagira ngo nkubwire nk'inshuti zanjye nukuri mama muri kuduhesha isura mbi. Isi yaje kutubwira. ahubwo si wamuhamagara ikindi kirabaje kuvuga ni iki muri uru ndikodeshereza ndigaburira ndiyambika nditunze nikorera everything we umuntu ufite mali nditunze ahubwo si Kigali ubayeho gute mfite ubuzima bwanjye nyibayemo ntabayeho nka mayibo bariko ntabwo ndara mu kabari nta nubwo ryari ibingibi bishyiraho ryari ntabwo bivuze kurara mu kabari ariko ubishishwa nande se mukobwa ariko ntagiye kurara mu kabari no mu bagabo no kwiba ndetse abagabo bari bagiye kubaramagara none se mwebwe babura igihe se uba wicaye iwanyu amafaranga wishyuriza nayo ukoresha ibyo yakoze mfite akazi ndakora nese ubu njye ndara niba ngo barimo baragwiga bagiye kugufunga ahubwo icara bagenda ugiye gukorera ubwo 50 rwanda nibwo bizagutuka use tuba mu nzu y'150 tuzakora 50 ahubwo reka mbagira inama namwishe inama y'umunsi namwishe reka mbagira inama umva sister inama zawe zitugeze aha birenda kuziruka sibyo ikindi kandi mind wa business manyine ibyawe twe twimenya hari Kigali bamwe man umva se deri ahubwo hari ikigabo twemwe cyo kureba twigendere kumana bwameza namba rwose nta mwanya umuntu ako naruma abakobwa bari i Kigali si mubona ubwo buzima muzaba bamora ikibazo cy'ibintu mukora muzabyicuza reka nijyane cyari kinzanye n'icyo ngicyo ariko mumenye yuko baje kugufunga mu kanya Cheers shiri umeze ute kano kabyero mvukono karyoshye bakari kumanuka neza no kunuka niyo mpamvu naguhamagaye banguze kugasangira nanjye rero mpamvu mukunda rwose cyane ni nkimwe umva cyane rwose arukunda mwana umeze ute se usa nabike mwana ni sawa narinda twaherukanaga cyagiye wa twaherukanaga cyagiye wa muntu atutama agacupa tugataha turwana twaranyweye we ziranzoga buriye urazibuka ndazibuka ariko zanteye ubwoba ziranzoga sha none se amakuru ni meza meraraho aho nuko twe twaraburanye cyane umbe wese nta kundi baniga banje ariko Cheers Imana se mwebwe muriho muraganira niko mumeze mute derukanira kuri za nzoga twanyweye ako zari ziryoshye rero kirya gihe nari nzi ko mutari bugere mu rugo mana watashye ureba nkarangwita mwana nanjye sinzi ukuntu nahageze nabona nageze mu rugo reka musetse mu gitondo bukeye nsanga nararanye inkweto niba byaragenze bite nari narihamije iracupa ryari rimeze nabi biranzoga yatewe ahubwo se ko wagize sheri wawe unywa fanta gusa iyo sheri wanjye yatangiye anywa fanta n'amazi se kunywa agafanta arambwira ngo nta kibazo ariko naje gusanga byaragize akamaro kuko niwe wangejeje mu rugo yakugiriye akamaro byiza kugira sheri nkanjye ko unywa agacupa na twese tunywa agacupa byari kuba ikibazo
Sheri umeze ute se? Umeze neza. Wari warigurishije cyane. Ndagura se sha ugira ngo si akazi kenshi mwana. Ariko icya mbere ni akazi umuntu agomba gushaka n'amafaranga. Ntabwo nzongera kukugurira inzoga nyinshi cyane waranshebeje. Uzi ko wanyweye inzoga ukagenda udandabirana amana. Ese ko nawe wanguriye inzoga nyinshi nabari abantu bakaza bakagura ariko nibyo wari uzikumbuye wagombaga kuzinywa. Buri ikintu kiriho mu buzima iyo umuntu akunda umuntu amuha umwanya akamuha agaciro kuba ari kumwe. Salama papa. Umeze neza? Iminsi myinshi ba akira amazi wampamagaye ndiho mu iyi nguma urakoze nuko kamana icara se tunywa akantu muvana mani aracyari kare oya mani icara mani tunywe kamwe niyo wanywa tubiri wawe wagitumva ubwire urabizi ko tujya twicara tukanywa tugakesha umuniga se mufite akazi ngiye muri shoot yihuta ubona kamwe ni wakamo wajya muri shoot wanyweye manuka ukatinga ibiki wakina ibiki ngiye imbere ya kamera ahubwo mva murabura reka ngewe ngereyo ahubwo aba bana mube mubitaho ndagiye amaskript yanjye nyagire vuba reka ngaruka mbasange hano twicare nanjye ndabamena amaka ariko icare ba serife reka bagwe n'agacupa mu nyumve basimba bwira ubu tuvugana turi ku isaha ya saa 3 bampaye gahunda ya saa 3 n'igice iminota 30 mu mbohore bazi ndibuze nsoze shoot nawe rero nukoze naka urabizi ko ntajya mutera oya naka mwana muryohe oya ntaga bari sawa man ezubugo nakamwe man kibazo cya uwo wasanga ugiye gusangira n'abakire bene wa kimenyana na ramadage kirakiga mu mwaka se shama nanjye ko mba mutayemo akantu nkabona yigiza kano kajimenyana ziradage uriya ni kanaka ntuzongera kumenyana n'abantu nk'abariya ese ubu nakora iki uriya muntu wapi urani idage rwose umuntu utanafata n'akantu ngo amasaha azwiye ko twabyikiye mu kabara na twabaye ntukamenyana ziradage sheri bihore ariko mwana umuntu nagabaze ko umuntu ari muri neza umuntu ububwiye ngo fata akantu nkwe ako sheri wanjye bihore sheri twikomere none se ako sheri ndagukunda mwana gusa nabike none hari igihe mugura uzi ko naraye ngurose nanjye kugucurangira akaririmbo wangu cheers karibu neza vraiment merci hano dukunda kwicara rero ndashaka bitewe no kubwira uraho neza makuru sawa namahoro umeze neza witwa nde Fils meze neza hanyuma se urabonye uri kumwe n'urubyiruko mungana hariya bateranye utarafasha akantu hariya ntabwo ujya umwanya akantu ndakamwa ariko isaha ngewe kwicara tuganire uzajya kurya yahenera ngiye mu kazi ufite akazi tuziyemo itari saa 3 n'igice kandi saa 5 shuti ya filime mu ariko ashobora no kuza tukanywa kamwe ahubwo se bazatuzanisha nta kibazo oya ahubwo uramuvuga ngo ngiye gukora script mfite nita ngaruka mwese mbasanga kandi buri wese ndamutama akantu ke ahubwo mwebwe gusa mube hafi aho hantu aho noneho noneho ikintu mbongeraho ndabona muri abantu biyubashye mubabwire bazane n'ihene njye nsange bayibaze ndayishyura ako kasha Jesse ndugu yangu Jesse vraiment tabereke iyi ni irimo amafaranga irimo amafaranga kane 26 ni ukuvuga ngo binarangiye ntaraza merci sawa Fils urakoze cyane jya mu kazi cyane ko kambe ugira ibihe byiza wawe umwana mwiza umuntu ugura ihene uzi ko ihene igeze mu 150 abantu nk'abana bariya bagenzi bamubwiye ngo yicara mwakanya yari afite gahunda afite gahunda ura ni umugabo arega buriya nibyo byiza ntabwo inzoga zakatwicira akazi cyambere ni ukubana no kubahiriza igihe nibyo twavuga rero ko amazi reka bahamagarira umuvandimwe aze tube tuganira gushaka umugabo w'inshuti yacu twa François uramuzi se so ugeze kuvuga turi kumwe abagabo no kugira inama
hakunda icupa noneho hakaza n'intuza ya sisiteme. François wiriwe amakuru uri hafi ya muri quartier sanga kwa Mariamu mubwire ngwino mubwire akabaza karahari nyine ariko ikibazo ni icupa gusa koko nyaruka ndi kumana kamanza n'undi muvandimwe turi kumwe nyaruka ariko tugiye mu yoto sawa Yarari hafi ngo ri hafi rero tumubwira amakosa niba agira amakosa babwire ikintu tumarira burya n'inama uriya mugabo tusangiye kenshi uraje umubone ariko yabaye yanashyitsaho François uraho komera Desi France ça va niwe kazungu bavuze kazungu karibu kabisa se wowe ikiri cyose no kwita ufatira imeze bite se umva safa reka mbanze mbaza amakuru ndabona uzi ko gufungura bizaniye ubwa mbere uzimye karibu rero hasigayemo uwa fanta gusa bibaho igihe kiri ngombwa karibu rero umeze neza kuko nyine yitwa François abahinzi bazenguruka cyane ashaka amafaranga araboneka ndayabona sawa hasi ufite ikidari twaderukanye cyagiye ayaciye iminsi cyane nuko rero reka tugende tuganiraho mu by'ukuri turimo kamanzi afite gahunda bagiye gusura abasaza warimo aragenda mu ntara noneho uzatuzanye iki yaje kuvuga amata icyo azabona azaza n'iki reka rero tuganire faranga mu by'ukuri urimo nta kibazo urabizi uri umuvandimwe uri inshuti naba ni inshuti umugabo nawe rero wira twose duturanye mu kagarama nimukira inaha ejo bundi nabo barambwira ati nanjye ko nimukiye wimukiye ubahaga nahe uyu muvandimwe ariko ko ndeho abanyarwanda twese turasa neza abanyarwanda twese turasa ni n'inshuti yanjye ariko cyane aba rero ni inshuti dusangira no muri rero nari mubwiye ni hari ahantu tujya twicara ngo nuhamenye menye n'inshuti zanjye ariko mu by'ukuri François turi abantu turi abagabo ariko nagira ngo mubwire turasangira inzoga urabizi ko nanjye nzima ariko hari ibintu tugira ngo mubwire bagenzi banjye tubivugaho icyo tumaranye hano kuri isi ni ukujyana inama sibyo cyane umaze kuba icyo ry'imigani muvandimwe umaze kuba icyo ry'imigani muri quartier sinjya ndwana uretse mubwire wikwihagararaho uretse mubwire kandi rwose twiyubahe nawe twubahishe sibyo urabizi hashize igihe kinini twajyaga duhura twaganira jye na Kamanzi cyane uyu nibwo akizi madamu aguhamagaye niba ukuntu witaba twakubwiye ngo ntukite umugore nawe madamu aguhamagaye nturamenya icyo akubwira ukamutuka ukamukupa ukagira gute ihangane twubwira ariko ntabwo ari byo iryo ni ikosa rikomeye ntabwo ari byo kwitaba umuntu mwashakanye nabi kumwuka inabi ntububwe ari umugabo mugenzi wawe icyo ni ikintu urumva noneho ngaho tubaze inama turaganira cyangwa n'igitifu ntabwo ari urubanza rero reka mbabwire urumva ntabwo ari urubanza nyine mutega amatwi ntabwo ari urubanza ntimwavuze ibyo mwavuze njyewe nagira ngo mbabwire ngo urumva ntabwo nyubakira urugo mujye muza gusangira icupa tuwe ibindi ntibibareba umugore wanjye ndamuhahira nta nubwo nkeneye ko nabo biratureba ni umunyarwanda abana bari abana ni abanyarwanda sibyo abanaga nabo igihugu ko mutumye icupa ntabwo icupa se n'ikiri bafite
ariko rwamaherekanye nkubwiza ukuri kwizina ry'Imana si ubwa mbere mbonye ntabwo ari igihe wabaye ishuri ry'imigani muri si ubwa mbere mbonye kaminuza niwe muyobozi nyine utega amatwi abantu uyu muvandimwe twari tuziranye we yicara niwe cyangwa bakuzana indi cupa yicara niwe cyangwa bazana amacupa 16 nawe urimo abakobwa nawe uri mu biki wagiye wibaha n'imyaka ufite uriko wavuze ko ufite abana bamaze gukora none si Imana yaremye igitsina gore si kugira uburyo ujya mu kabari abantu bose ufata se ugomba kubaka urugo rwawe reka twiganire abo bonye bose bose iyo mico yawe ntabwo vraiment François uratashye igicuku umugore murarwanya abana babwiriwe barabirukana ku ishuri ntabwo ushaka gusenya ntabwo ari byo uko mwambereye nk'icyorezo ntabwo ari cyo ni urugo rwawe ariko noneho wimva nimwe yamubwiye mbese tumanira uzakora amakosa kandi gatatu nyibona atureke utureka se kuko tubanye gutya tutakugiriye inama nabwo ntacyo twakora tumaze iki nta bushuti bwawe iyi sinema nta nama ngira ntacyo umariye ntacyo umariye cyane tega amatwi umva fara wambaye kuteri reka ngubwire ko amakuru nyafite ntabwo abana babirukanye ejo ku ishuri hakana ko batabiruka ishuri abana ntibabiruka barabiruka ariko igihumbi warakibuze igihumbi cyo kwishyura minivare warakibuze ahubwo mumare n'inzoga oya twese tubuze amafaranga twe dufite amafaranga ashaka nushaka kwirekera ibyo bintu bireke vraiment nta gaciro kandi witugayisha oya no uri inshuti n'ubundi ibyo ushaka nuko twajya guteranga hano niba ubyemera ntabwo twabikora akira sa fra ni umuvandimwe ni umuturanyi nawe n'inshuti nta kibazo koraho sha nta kibazo b'umugabo sha ndeba nawe ukuntu aba yigira aho se Fara tuzakugera gute ko uyu mugabo fra akira sha azumva mwerekere ntabireke ariko uramwinginga ntabireke azumva urahaguruka ugenda abana ejo bundi barabayirukanye ku ishuri fra ibyo ntabwo ari byo twakugira inama kenshi wapi njye mba numva bimbabaje pe nujya murakurakara ariko numva mbabaye kutunywa inzoga buri munsi ariko ntugasuzugura umuryango uzi ikintu mbabonyemo mbabonaga ntacyo natubwiye ahubwo muri abasizi abo ntacyo bitwaye wowe muzima ntacyo ngaho ugiye n'ibitego byavamo fra reka dusubire nta kibazo ariko nyamara akira ntabwo tuzemera ko ukomeza kwica abana b'abanyarwanda batiga leta yakabaje amafaranga yo kwishyura ugomba kubaha abagabo bagenzi bawe bakakugira inama ukubaka umuryango nyarwanda. Ni inama twakugira gashuti yanjye nta kintu n'imico tumaniranye hano mbararuka mabwira zo nama zanyu nguzireke ubu ntabwo ari ukuri usagira uko ntabwo ari ushikanye na gashuti ni inama umva frère ariko se wakumvise ibyo tubwira umva sha umva ariko wagiye wumva inama mwana ubu umugabo yumvira abandi bagabo bagira mureke mwana nawe ubundi ndagukunda mwana kandi n'uwanjye sha buriya rero ntabwo sheri bitigashira uri sheri wanjye ntukamenye Magasa. Neza ngizo bite. Eko wajumva. Uzi ko nari ncitse umugo. Kinza bite mwuka byara. Bayikise kandi. Oya ntacyo bikiriye. Nta kibazo. Kuvuye hanga uri muzima ubaye iki? Mbaye iki? Hako bagore umwe abaye muri. Nta kibazo mfite. Fasha kire. Karabaye. Ni iki mwuka byara. Ubaye iki kuvuye aho uri muzima? Vuye hanga uri muzima ubaye iki? Kubaye iki wa mugore we? Basa kumero. None se wa mugabo guhamagaye yakugize ati?
bigenze bite aho kure yawe unicare cara neza nyine umbwira ubaye iki ko mbona uhindutse ntibikira hari ikibazo mfite none se uvuye ahangaha umbwira ngo iminota mikeya urabuje tiza ibiryo ku meza ndategereje ndahebye ibiryo byumiye mu isorori ugarutse ubaye utya ariko nibyo nakubwiye urukundo ndimo ndakumva nta kibazo mfite ese umuntu wari ugiye kureba uramubonye umuntu wari ugiye kureba uramubonye umubonye ariko ntagahuba ni ukuvuga ngo hari abantu bari hariya ngandi kukunukira nta soni kandi magaso majije kurengwa mbwira se bigenze bite ni ibintu by'amatiku se nkunda amatiku njya ntago nkunda amatiku n'agatifu je uratinya urashwanya yewe papa gasoro bose aho nagiye wigeze mu macwana njyewe mwese bigenze bite kutama amakuru y'ibibaye by'amatiku hariya kandi mwese mugira amatiku none se nguko wagiye utariye urashaka kurya cyangwa ndarya se ndarya none se ntuvuye mu kabari reka niba gakondo ntabwo nkeneye ibintu byo kurya ubiye gasaro cyangwa nawe abagore mukunda kurya ntawamenya ibyo uvuyemo ego nakubwiye ariko ntabwo ni inzoga kandi mu magaso ugira amatiku ntabwo ibyo bintu mbikunda maze kubamenya hari ibyo numvise wamenya aho uvuye se aho uvuye wasanga uvuye no mu bagore ntawamenya barabambwiye